Shalom shalom Yesu ashimwe ndabaramukije mwese igihugu cyose uherereyemo. Shalom shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom mu mubiri wawe, shalom aho ngaho waraye, igihugu cyose urimo ndakubwiye ngo hobe hobe shalom. Karibu dusenge, uri kumwe nanjye Mame Benezeri. Bakundwa, dukomeje gusenga. Uyu munsi icyifuzo gihari icyifuzo cya kane Mukore yaduhaye ni ugusenga ngo dutunganye inzira, kuko Uwiteka aje gukora cyane cyane mu bakozi b'Imana. Abakozi b'Imana, muntu wakoreye Imana, niba hari icyo wakoreye Imana, umurimo wose wakozwe Imana irawandika, niba warawukoreye mu rukundo. Ni umwanya mwiza rero umukozi w'Imana, Imana yibutse abantu, ariko cyane cyane abakozi b'Imana, Imana ije gukora. Hanyuma rero Umwuka Wera avugaga ngo dutunganye inzira, kuko Uwiteka aje gukora cyane cyane mu bakozi. Tunganya inzira rero, nanjye ntunganye inzira. Noneho dutunganye inzira gute? Igihe cyo gukora k'Uwiteka dutunganye inzira gute? Kugira ngo Uwiteka naza adusange turi mu nzira ikwiye, mu nzira igororotse, mu nzira iboneye. Hari ibyanditswe muri Bibiliya rero bivuga ku gutunganya inzira, noneho n'inyungu zabyo. Niba watunganyije inzira wagize gute? N'inyungu zabyo. Dutunganye inzira rero mu kwizera, dusenga, dukiranuka. Icya mbere ni ugukiranuka. Mu gukiranuka tugatunganyiriza Imana. Ntigendera mu byaha, Imana ntikorera mu byaha. Icyo cyo tukimenya, ukaba warakurikiye Yesu Kristo, kandi ukwizera kwawe waragushyize mu Mana. Ni mu gukiranuka no mu kwizera. Ko yavuze ngo ntidutunganye inzira, ni ukuvuga ngo ahangaha haba hariho n'ibirego bya Satani aba ari kugenda aregesha abantu kugira ngo ibyabo bidindire, cyangwa se ntibibagire nka kwa kundi bya bindi bya Daniel byarabaye. Ubwami bw'ubuperesi burahaguruka, ariko Daniel yarahagumya gusenga, atunganyiriza inzira ze mu masengesho, arindirira mu masengesho, aho Imana n'ubundi yanyuze imutabara. Naho ngaho yarahagumye ageza ku munsi wa 21 mpaka abonye ubutabazi. Aho uwo yari Daniel. Wowe twebwe se duhagaze hehe? Ni iyihe nzira duhagaze mu Uwiteka yadusangamo? Ni iyihe nzira dutunganije Uwiteka yadusangamo? Ni ubuhe buryo dufite turi gukoresha ngo Uwiteka adusangemo, adutabare, akore kuko yaje gukora, ariko cyane cyane mu bamukoreye. Reka turebe ibyo byanditswe. Icyanditswe cya mbere kiri muri Yesaya 49. Yesaya 49. Yego, Yesaya 49. Muretse gatoya mpagere. Yesaya 49 umurongo wa 11 haravuga ngo imisozi yanjye yose nzayihindura inzira, kandi inzira zanjye za nyabagendwa zizuzuzwa zishyirwe hejuru. Izi ni inzira z'Uwiteka. Imisozi yanjye yose nzayihindura inzira. Bakundwa, hari igihe uba ufite imisozi ihagaze imbere yawe. Kuri iyo misozi, aho umusozi uri gucaho urindiriyeho Imana, umenya ngo Uwiteka arawuhindura inzira, abihindura inzira, ahahindura inzira. Amen. Icyo ni icyanditswe cya mbere turi bwizereremo. Bivuga ngo umusozi wose uhagaze umenye ngo Uwiteka, ntangiye mvuga ngo izere. Inzira yose uhagaze umusozi uriho, Uwiteka hadusange turi muri pozisiyo yishimira, tuzi ngo ari buhahindura inzira. Kuko ariko umuntu ahura n'ibintu akarindira gukora kw'Imana, hanyuma yanasenga akagira ngo Imana ntiri kumwumva, ibi twumva ahubwo irindiriye ko dutunganya ibidatunganije. Ni rero ni ijambo rijyana no kwizera. Izere buri musozi wose Uwiteka arawutegeka kandi awuhindura inzira. Yeremiya 32. Kadusome irindi jambo. Yeremiya 32 umurongo wa 39 haravuga ngo nzabaha imitima ihuje n'inzira imwe, babone kunyubaha iteka ryose, kugira ngo bibabere ibyiza bo n'abana babo bazabakurikira. Nzabaha imitima ituje n'inzira imwe. Imana ntikunda umuntu ujarajara.
hagarara mu nzira imwe mu gukiranuka, hagarara mu nzira imwe mu kwizera. Wikizera none ngejo ubivemo, wikiranuka ngejo ugiye mu byaha, ntawe uceza abami babiri. Hagarara mu nzira imwe. Iki gitondo nitwisengera ubwira Imana ngo Mana mpa guhagarara mu nzira imwe yo kukwizera, hanyuma uhansange. Inyungu yabyo ni iyihe? Nuko ngo babone kunyubaha iteka ryose, ngo kugira ngo bibabere ibyiza. Icyo kintu cyo guhagarara mu nzira imwe, ibyiringiro byacu tukabishyira mu Mana, kwizera kwacu tukagushyira mu Mana, tukarindira Imana yonyine, ntitujarajane ngo twirwanire, ntitujarajane ngo tujye mu bindi, biduhindukira umugisha kugeza ku bana bacu tubyaye. Umwami ashimwe. Ikindi cyanditswe ni Yeremiya 7, Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 5, ariko turageza ku wa 7. Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7 kugira ngo tubyumve neza, naho harimo inyungu zabyo. Ngo kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, hano ni mu gukiranuka, mugasohoza inama zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, ntimubonerane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimuvushe amaraso atariho urubanza, naho ni hano, ntimukurikire izindi mana zitabateza amakuba, nibwo nzabaha gutura aha hantu, igihugu nahaye ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Izi ni inyungu zo guhagarara mu nzira nziza zo gukiranuka. Kuri 5 nashakaga Yeremiya 7:5, uko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera. Urumva muri kwa gukiranuka harimo inyungu. Kuri 7 niho dusanga izo nyungu, ngo nibwo nzabaha gutura ahantu, hasomye hose kugira ngo tubyumve, gutura aha hantu, igihugu nahaye ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Imana idufashe, Imana itugirire ubuntu. Ni mu gukiranuka ibi byose bindi bavuga, kutarenganya abapfakazi, ni ukugira neza no gukora ibyiza, guhagarara mu gukiranuka. Umwami ahimbazwe. Amena. Reka dusome Yesaya 49. Yesaya 49 umurongo wa 11 haravuga ngo imisozi yanjye yose nzayihindura inzira, kandi inzira zanjye za nyabagerwa zizuzuzwa zishyirwe hejuru. Izi ni inzira z'Uwiteka. Imana niyo idushyira hejuru, idukura hasi ku cyavu ikadushyira hejuru. Hanyuma tugasoma Yesaya 43. Ndimo ndihuta ngo dusenge. Yesaya 43 haravuga ngo nimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu, ngo nimutunganirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Haleluya. Hari igihe yemwe umuntu aba ari ahantu mu kidaturwa hataba abantu, ibyo bibazo bibaho bimeze gutyo, ariko nta wundi udukura bene aho hantu uretse Imana yonyine. Ngo nimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu, nimutunganyirize Uwiteka inzira. Iri jambo naryo tugiye gusengeramo. Nimutunganirize Uwiteka inzira, ni mu gukiranuka. Ubutayu bwose uri gucamo, ubutayu bubaho bakundwa, ubutayu bubaho. Wagira ubutayu bw'ubugumba, wagira ubutayu bw'ubukene, wagira ubutayu ubutayu bukaba ubutayu buri wese agira ubutayu acamo. Ubutayu bubaho, ukaba kuri Imana kubera ari igihe cy'ubutayu, ariko Imana idutabare. Ndayishimira Uwiteka, ndagushimiye ko waje kudukiza ubutayu mu kugorora inzira. Aho mu butayu rero inzira zacu turazigorora, ntitwirwanirire, ntitwibe, ntitunyanganye, ntidukore ibidakorwa turi mu butayu, mu kidaturwaho nyine, tutari kumva n'umuntu n'umwe, hahandi abantu bagutaye, hahandi ubona usigaye wenyine, hahandi ufite agahinda, uretse Yesu wenyine waza kukakumara, uretse Yesu, hahandi uri mu ruvugo, muri ubwo butayu, muri icyo kidaturwa uri wenyine. Aho ngaho tuhatunganiriza Imana inzira, tuhatunganire aho ngaho niho Imana, uwo musozi tuzaduhagazeho mu kidaturwa, Imana iraza ikagira gute? Tujya jambo twasomye bwa mbere, ikawuhindura ikibaya. Haleluya. Bisobanura ngo mu yandi magambo, Imana iraza igatabara. Umwami ashimwe. Iki cyandiko turagisengeramo Yesaya 40 umurongo wa 3. Hanyuma tukagirana Yesaya 26:7 haravuga ngo inzira z'umukiranutsi ni ugutungana,
kandi wowe utunganye ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe. Inzira z'umukiranutsi ni ugutungana. Ni ukuvuga ngo ubundi byanditswe ibindi byanditswe nagiye mbisoma ngo tubashe gusobanukirwa. Ubundi byanditswe nshaka ko duhagararamo ni ibi byo muri Yesaya 2. Yesaya 40:3, mutunganyirize Uwiteka inzira, mugorore inzira ze, mu kidaturwa mu butayu. Iyindi hano muri Yesaya 23:7, inzira z'umukiranutsi ni ugutungana, kandi wowe utunganye ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe. Imana idufashe, itwambika imbaraga mukorera dushoboze muri iki gihe cyo gutabarwa, tubashe guhagarara mu gutungana ko yavuze ngo nidutunganirize Uwiteka inzira. Ni Yesaya hano 43. Reka dusenge Imana. Turashima Imana, twihane, hanyuma tubwire Imana ni gute ushaka gutunganya inzira zawe. Ni wowe uzi ukuri bw'isengero. Njyewe ndagerageza nsenge muri rusange, ariko wowe nuzaba uri gusenga uri wenyine, jya ubwira Imana ibiribwina mu mutima wawe. Niba ari ibyaha byakunaniye byatuma Satani agushyiraho ibirego, byatuma abadayimoni bazamukana icyandiko imbere y'Imana yawe, ubwire Yesu ngo asibe icyo cyandiko. Amaraso ya Yesu agusibeho icyo adusibeho ibyo byandiko biturega, bituburana, bishaka kudukubita hasi mu buryo bumwe n'ubundi. Nunda Yohana 3, ijambo ndarikunda, narisomye numva ndanejeje. Yohana kanze ndisome ngo barahindukiye. Haleluya. Yohana 3:10 haravuga ngo, mumbabarire mpasome, haravuga ngo Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yarabageneye ntiyabibateza. Haleluya. Ni Imana yigarura iyo twihannye tugahagarara mu nzira ishima, tugahagarara mu nzira iri bucemo. Ni mu gutungana, ni mu gukora ibyiza, ni mu kwizera mu ijambo, mu gusenga. Haleluya. Turagushimiye Yesu, uri mwiza. Turagushimiye igitondo cy'umugisha, kuba turiho ni wowe, kuba tuvuga ni wowe. Urakoze kubitwemerera, urakoze kubiduha, ntago tubimenyera Mana, kuba tubyutse duhumeka. Haleluya. Ni igitangaza gikomeye ko tukiriho, ni igitangaza gikomeye ko tuvugira mu isi y'ababaho, ni igitangaza gikomeye kutwemerera Mwami ufungura umunwa wacu imbere yawe. Umubyeyi mwiza, turagushima. Ndagushimiye Mwami, igitondo gukanguka, ngushimiye gukanguka, amaso akongera akareba, amaboko agakora, amaguru agahagarara. Turabigushimiye Mana, n'ubuntu ubihererwa icyubahiro. Nyemerera Yesu Kristo ganza mu bugingo bwacu, ganza mu buzima bwacu. Shyirwa hejuru igitare cy'amahanga, ni wubahwe, ni wamamare. Izina ryawe ni ryiza Mwami. Kristo mwiza, duciye bugufi kubw'uyu munsi uduhaye. Hariho icyifuzo cyo gutunganya inzira, tubanje kwihana. Tubabarire Papa, twezeho ibyaha byabaye ingeso, tweze kuko bamwe turi guca mu butayu, bigatuma Mwami mu butayu hari abakoreyemo ibyaha, mu butayu hari abagusuzuguye, mu butayu hari abakwihakanye, mu butayu hari abari Mwami guteshuka. Ariko aho hose amaraso yawe Yesu natwoze. Hano ubwo barihannye barahindukira, ubagirira imbabazi, bakiza n'ibyago wari wagambiriye kubateza Mwami. Natwe duciye bugufi, uri Imana y'amaboko akomeye kandi waje gukora. Dushyize hamwe dusenga, tuzamuye amajwi yacu Mwami, tugirire ubuntu. Maraso Yesu natwoze, twozeho umugayo wari uturiho, twozeho twananiwe mu rugendo, aho twacume Mwami, abari guca mu kidaturwa. Imbabazi zawe Yesu nizibagereho. Yesu, buri cyaha cyose, aho twananiriwe mu rugendo, mu bigeragezo, mu byo turi gucamo Mwami, tugirire imbabazi. Mu nzira y'agakiza Yesu, ibyo tutari gutunganya tubabarire. Mu rugendo rw'ubuzima, ibiri kutunesha, aho turi kunanirirwa tubabarire. Icyaha cyose cyari kituriho ku mazina yacu, mu mwuka wacu, ku mibiri yacu turakiyuhagiye. Maraso ya Yesu tweze, amaboko yacu yozwe, intambwe zacu zozwe, imirebere yacu yozwe, imivugire yacu yozwe, imyumvire yacu, amatwi yacu yozwe. Mu mwuka wacu turahogeje n'amaraso yawe, amazina yacu tuyinitse amaraso yawe. Tubabarire Mwami, twozeho buri cyandiko cyose, twezeho buri kintu cyose, ibyo abadayimoni bitwazaga ibirego, ibyo abantu bitwazaga, ibyo batureze imbere yawe. Iyo byose na Satani ubwo ibyo yaturegaga, yageze guhaguruka ajya kurega Yobu. Tugirire imbabazi, byo turabizi Mwami. Ajya kumusabiriza, tugirire imbabazi. Maraso Yesu natunyuremo,
natweza dutunganye, utugirire neza mwami, ntaba ari twe Kristo, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Uyu munsi turawuzanye, turaje Yesu Kristo tukubwira Mwuka wera w'Imana, tubashije gutungana, tubashije kugenda nk'uko ashima umwami, tubashije gukora ibyo umwami ashima, tubashije gukiranuka aho turi, tubashije guhagarara mu nzira yo gukiranuka, tubashije muri urugendo rw'agakiza. Dushoboze Yesu, dushoboze gukorera mu kuri, dushoboze gusenga, dushoboze mu kwizera, tubashishe Papa, tubashishe Mwuka wera w'Imana. Erega dufashe, dusukira imbaraga nshya, byaha byadukubitaga hasi tubashishe kubireka, tubature duciye bugufi. Turakwihaye, turakwihaye mwami, turakwihaye, turakwihaye Kristo, turakwihaye. Tuyobore, dutegeke, tugenge n'ibyacu mwami, tugenge Papa, tugenge, dushoboze kugenda dutungana, dushoboze gukora mu mirimo yacu dutungana mu izina rya Yesu. Dushoboze mwami kuvuga ukuri nk'uko kuri, dushoboze Papa. Turifuza guhagarara muri iyi nzira yo gutungana, ko twamenye ko iyi nzira uyinyuramo abantu bagatabarwa, iyi nzira uyinyuramo abantu bakarengerwa, kandi birinda ubugingo bwacu mwami Imana, tukarindwa. Inzira zacu zuzuyemo amaraso ya Yesu nizozwe, imibereho yacu yuzuyemo amaraso ya Yesu yozwe. Uyu munsi mwami ugendane natwe, wumve gusenga kwa buri wese mwami. Yesu ukora, ibiganza byawe nibyo bikora, amaboko yawe adukorere mwami, imbabazi zawe zidukorere, ubuntu bwawe nibudukorere. Dukeneye ubuntu mwami, hari n'ibyo tutakwibashisha, ariko Yesu uturebe, ubuntu bwawe. Dusengesheje ubuntu iki gitondo, ubuntu bwawe buduhagarike mu nzira wishimira zitunganye, ubuntu bwawe butuyobore mu nzira ushaka zitunganye, ubuntu bwawe butubashishe guhagarara mu nzira zawe ushima zitunganye, mu izina rya Yesu Kristo. Twipfukishije ubuntu bw'igorogota, ubuntu bw'igorogota nibutubeho, ubuntu bw'igorogota bwadukuyeho icyaha. Nta na kimwe butashobora kuri twe, nta na kimwe butatugezaho kuri twe. Uduhere ubuntu mwami, uduhere ubuntu, utugirire neza mwami. Mu buntu biracyashoboka, mu buntu biracyashoboka, mu buntu birakunda mwami. Yesu dufashe kuba maso, ubuntu bwe butubashishe kuba maso. Erega iyo umuntu tukurindiriye ku manywa, tukurindiriye nijoro, duteze ibiganza turakurindiriye. Haleluya, haleluya. Ubuntu bwawe budushyiraho uri bunyure. Ngo bajyaga bafata abarwayi ngo bakabashyiraho Petero ari bunyure, ngo maze nk'igicucu cye ngo kigakiza abantu. Nanjye uko niko nsenze mwami, kugira ngo Kristo mwiza mu nzira yawe Mwuka wera bariho uduhagarika nyine kuri adresse aho. Haleluya. Uduhagarika ngo muri pozisiyo. Haleluya. Uduhagarika aho ngaho mu byiringiro. Haleluya. Uduhagarika aho ngaho mu kunesha tutirwaniriye. Haleluya. Uduhagarika aho ngaho mu gusenga. Haleluya. Tubashishwe byose nawe. Uduhagarika aho ngaho mu gukomezwa nawe. Buntu bw'Imana butuzenguruke, buntu bw'Imana butuvugire, buntu bw'Imana butubashishe, buntu bw'Imana budukoreho, buntu bw'Imana budusure, buntu bw'Imana, ubuntu bwawe Yesu nibwo dusengesheje. Mwuka wera w'Imana, umwuka w'ubuntu, mwuka w'ubuntu, mwuka w'ubuntu, mwuka uva kuri data, mwuka twahawe. Umwuka w'ubuntu nudukorere, umwuka w'ubuntu nubidusohozeho, mwuka w'ubuntu, mwuka w'ubuntu. Fatana n'amaboko yacu, turaca turakora mu nzira datarimo. Fatana n'intambwe zacu, turagendera mu nzira Imana ishima. Fatana n'amaso yacu, turarebera mu nzira Imana ishima. Mwuka wera w'ubuntu, fatana mwami n'amatwi yacu, turumva neza uko Imana ishima. Fatana n'ururimi rwacu n'iminwa yacu, turavuga neza uko Imana ishima. Fatana n'uyu munsi, muri saha y'uyu munsi ndayinika mu buntu bw'igorogota. Mwuka wera w'ubuntu tubashishe, kandi ntitubikore uyu munsi gusa, ahubwo tubeho ubuzima bwejejwe, ubuzima wishimira, ubuzima mwami. Dushoboze kwihangana, dushoboze mu gukiranuka no kwihangana. Turasabwa no kwihangana Mwuka wera w'Imana, ntitwabyishoboza. Dushoboze mwami. Mwami ntutinde. Zaburi yarasenze, Dawidi arasenga aravuga ngo mwami ntutinde mwami. Turakurindiriye, turakwizeye, turakurindiriye Papa. Wakoze kudutekerezaho, ukavuga ko ari igihe cyo gukora kwawe mwami. Abagukorera
turagushimiye ko wibutsa abakozi, turagushimiye mwami ngo tukiri mu isi tuzabona umugisha kandi uzaduha n'ubugingo. Ugirire neza umuntu wese wagize icyo agukorera mu buryo bumwe n'ubundi, wibuka imirimo mu gitabo cy'imirimo. Ugirire neza abera mwami, ariko kandi nzi neza ko ubuntu bwawe buduhesha ibyo dukeneye. Kubw'ubuntu bwawe utugirira ubuntu bwinshi, tugusabye ubuntu kuko ubuntu bwawe ntacyo budakora, ntacyo butaduhesha mwami, kandi uko wabigambira bari ko biba none n'iteka ryose. Uwiteka uduhire mu buntu bwawe, Uwiteka uduhage mu nzira zawe, aho niho twifuza kuguma kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Amazina yacu arindwe, ubugingo bwacu burindwe, imibiri yacu irindwe, ibyacu byose birindwe, abo waduhaye barindwe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, umunsi mwiza.